naje kubona papa wanjye mubona akijijwe, donc mbona umupapa ukijijwe, mbona umupapa utakenye, umupapa utazaza kugusaba itike wenda uvuye ngo hamuhure, byarashoboka ko duhura nkamusanga ku Bugoro, ariko Imana ishimwe ko ari umupapa uri amahoro, uri stable, ko ndashaka kumenya niba koko uwo muntu we vraiment. Hanyuma noneho nsanga afite umuryango. Imagine jewe kwa mama tuvukana turi nk'abana bageze nko kuri 5, ariko imagine uko namenye papa kuri 33 ans, sanga nawe ntabwo yicaye afite abana, babana bageze kuri 6 cyangwa 7 sinzi, ibaze bwari 5, none Imana ikwihereye abavandimwe muri Kristo Yesu ku buntu no mu maraso ikaguha abantu bageze kuri 7, utigeze usengera, utigeze ugira ku mavi, Imana ikaba kwihera. So nuko giye yaranyubatse ku buryo urugo niba nkiruri mu imyaka ni kubera mwuka wera. Ya ndibuka ndi Jeune Marie, nigeze kwiha gahunda umugabo wanjye yakundaga na computer cyane, nkabona ntabwo ari kutwitaho, none ari benda ndamukingirana neza kugira ngo byibura nimaze kumukingirana, ntimuzagiye mubibwira nuko biri online. Hanyuma noneho maze kumukingirana, Holy Spirit arambwira ngo kingura, nkingura ataraza, nkingura nta makimbirana araza, atashe agira ngo ndumukobwa mwiza, ariko nari namufatiye icyemezo iryo joro, iyo mwuka wera atamanuka byari kuba bibi. Reka rongere kuri ibyo by'ubutayu. Hanyuma nza buriya wefe, reka mbabwire ikintu cya mbere, ubukire buriya si ubukire mubonana abantu ngo bagenda muri za 0 km. Ubukire ni ikintu ufite gifite ubuhamya. Ako ntabwo nzi. Niyo mpamvu ntabwo nakwifuza umuntu ngo nuko atwara imodoka iruti yanjye ashobora kwitwara idafite ubuhamya. Sibyo, ubuhamya ni ikintu wabonye utagikozemo ibyaha kandi twakibona mu buzima bwiza, uzi neza ko n'umutima wari umuhanuzi, ko icyo kintu ari ikintu kisobanutse. Amen. So nibwo bukirege mbona, kuko urumva ikintu cyitwa kunyurwa kirabuze muri ibi bihe Betty. Tuye tukivuga kuko hari n'amahoro abantu babura, ariko ukibaza mu by'ukuri ntayibujije. Ntayibujije parce que nsuko atabura, ariko tunyurwe. Urumva tunyurwe niko tuba bufite iPhone 15 16, witangira itama, urumva byonyine iPhone 16 ni igishoro gishobora gutuma ucuruza, sibyo? Ariko ukasanga umuntu ameza atya ari kwibaza uko azakura igishoro. Aho hantu rero turahakurira, ariko kubw'ubuntu bw'Imana reka mvuge nyine ndasimbutse biriya bintu byose. Ndi timu ya Kevin, biriya Kevin yavugaga, nge niko nakuzi kuriya kuntu yabivugaga neza, yamvugiye ibintu. Affection maternelle ndayifite, ntacyo nshinja umubyeyi wanjye nagize nta na kimwe, uretse gusa kuba iyo father figure itari ihari. Ariko noneho hari indi part wenda nzayitangamo ubuhamya ikindi genda hasimbutse ko mama yaje kugira urundi rugo, nta nubwo ari urundi rugo, yagize urugo parce que ubwo gwa papa wanjye ntabwo gwari urugo ariko tubyita urundi rugo, ariko mu by'ukuri ntabwo gwari urugo. Yarambyaye ariko ntabwo gwari urugo, ariko yaje kugira urugo. Iyo ni part ngiye gusimbuka. Hanyuma noneho ninjiye sasa muri gwa rushako, nukuri ngira umugisha. Pasi yavuze vision, ni cyo kintu njya mbwira abajene yo mbahuye nabyo, kuko numva ntabwo nashaka umugabo ufite amafaranga, nubwo yaza ntari kuyanga, ariko numvaga nshaka umuntu ufite vision. Vision ni ikintu gikomeye. Umuntu ashobora kuba ari kurara ahantu habi, ariko iyerekwa afite rizababeshaho tu, iyerekwa afite rizababeshaho. So twahuye vraiment turi abantu ba visiona, ariko vraiment umuntu akaza akakubwira ngo mvuye gufilma, yari mu bino yakoraga ibintu byo gufilma, akajya gufilma kuri gare. Uzi kujya gufilma kuri gare? Ntabwo mwe mwabyumva. Haleluya. Umuntu akajya gufilma kuri gare akakubwira ngo ejo tuzabakire. So sinzi ko uri umugore ugira utangira kurakara, kurakarira ibintu umuntu ari kukubwira, sinzi kubizi uko ariho hope igera ikakujena, ukavuga uti ko iyi hope ntayo ndi kubona. Ariko umunsi umwe wa muntu wajyaga agenda agafata ibintu akabigumana, akabibika akabigumana, ngo ibiro bizambeshaho. Noneho mwamufite udufaranga duke mwabonye mwa savings, akakubwira ko ari buyaguremo kamera, ntayaguremo ishati, ntagire gute, kwa dusha mujya no ku rusengero, muzaye ku rusengero yambaye nka costume niki, ukabona yambaye kijinsi na y'amantuza y'abantu bari aba kamera,
poche bombe agashiramo bya bintu babikamwo gutya nkamubwira ni umbabare dimanche ntuzangereho uko barenze so ubwo rero twirukanze twihuse wa muntu wagendaga akabifata rimwe umuntu aramuhamagara aramubwira ati se wamfashije ubona bwa za challenges ziratambuka ndashaka kubwira ngo bijya bishira pe rimwe umuntu aramuhamagara aramubwira ati hari ama image nkeneye ariko ayo ma image ntabambwiye ngo nta wundi muntu yafite uretse wowe wa muntu wanje image ariko mwavuze ngo image yari afite ko zatubeshejeho bamukubita niba ari $10,800 gutyo kandi bya bintu birimo image barongera bamushaka muri image arongera arafata muri image noneho hari ukuntu twagiraga abajournaliste baza Imana ishimwe ku gihugu cyagiraga gahunda nyinshi za capacity building hakaza abajournaliste benshi baza muri kino gihugu watwara umuntu hanze ukamutwara hehe nyine freelance interpreter noneho rwa rurimi kuvuga icyongereza ko yavugaga icyongereza nkavuga ngo icyo arakivuga pe ariko nkabona ibifatitse ntabwo turi kubireba neza ariko icyongereza gisukuye ariko rimwe atangiraho kujya ari freelance interpreter buhoro producer yego mana birava muri hahandi tubona ibiraka 4 5 ubwo jewe nakoraga hehe amafaranga nahembwaga 60,000 ariko reka mbabwiza ukuri 60,000 numva ariko nari umukire kurusha uyu munsi ntabwo mwabyemera ariko niko mbyumva kuko mpembwa 60,000 nagura igitenge cya mama nkafasha mu rugo nkabona ntari gushira nkajya ku Ruyenzi tugahaha nkabona 60 ntiziri gushira pe reka ro bangeze kuri 300,000 aho nakoraga 300 ntangira kwipasa muremure kameme ntabwo wembwa 300 ntufate taxi voiture ubwo ibintu ntangiye kuzana taxi voiture ije muri 300,000 noneho kameme sinzi ndashaka gukaraba mu mutwe ari byo ntabyo nagiraga mbere ubundi nacishaga utuzi nkanyuraho noneho nshatse ku improving noneho ya mafaranga 300,000 nkabona arashize ariko nkabona 60 narasaguraga nsanga ikibazo si 300 nta nubwo ari 1 million nta nubwo ari 10 million ahubwo ni vision ufite nuko witwara uburyo planninga uburyo bari ibintu byose ukabiplaninga ariko Betty maze gutangira guplaninga neza ku ngoma ya Messi turarya tugasigaza Yesu ashimwe cyane n'ukuri rwose noneho nsanga we ni wa muntu udahembwa buri kwezi ariko giye icyo gihe narahembwaga buri kwezi ubwo ko turavuga ibintu biri practical ko ntabwo najya kubwira abantu shabagabo mwihangane bino bintu mbajishe bagabo mwihangane Imana izaba mwikorera umusaraba nta wamenya reka tuvuge mu byo buri practical noneho nza kwiye ikintu kivuga ngo ariko ni gute nshobora kujya saving nicyo kintu numvaga kingoye kuko nkunda kubiba nanone hanyuma nza kwiye ikintu kivuga ngo ninjya ngira 100 kuri konti 100 nzajya numva ari konti iri 0 aho niho nahereye nivuga ngo nubwo wazi ukambwira ngo sha ngumeze uti 100 nta bihari donc nivuga ngo nishizemo ko ntabyo parce que jewe ndi wa wundi wa buri kwezi ariko we ashobora kuyabona mu mezi 6 cyakaza yabona umwaka utaha numva we nawo banza yari umukozi w'Imana full time ubu nibwo nabimenye so nivuga ngo urumva babandi batamenya giye bahemberwa noneho dutangira guca muri icyo kintu ariko nza kwibaza umugabo wanjye igihe cyose yabonye bya 500 yabiriye wenyine sanga ntiyabiriye wenyine igihe yabonye 100 by'amanyarwanda yabiriye wenyine sanga ntiyabiriye wenyine ubwo urumva noneho kwa kundi nanjye ndi kuzamuka muri kwa gusavinga so noneho ubuzima ni guki mu rugo ntabwo mugira saison zimwe nivuga ngo umwe hari ubwo azamuka gutya mu buryo bw'akazi undi bikamanuka ariko ntabwo biguhesha kuba wacyurira mugenzi wawe igihe atari kwinjiza kandi uzi neza ko mu gihe byari bimeze neza yabihevinze neza iyo ari umuntu ari greedy cyangwa se ari umuntu ufite ubusambo cyangwa se umuntu w'Imana icyo gihe nawe arasarura I'm sorry ntabwo nashatse kumucyurira nawe asarura ibyo yakoze ngo niba yimana nta kundi ariko umuntu yarakubaniye umuntu mwaragiye akishura ndibuka ni kenshi twajyaga hanze agakoresha carte jewe ntazi n'uburyo bya carte bigorana usinze kubizi ko agakarte yo kagira ugaswapinga uba wumva ari nk'amahano ivuye mu ijuru sinzi kubyumva hanyuma we yabikora it's easy urumva ku bagore iyo umugabo ari gukora ibintu kuri twebwe we don't care umva ari okay he was supposed to do it ariko iyo bibaye gatebe gatoki noneho mukagenda ikaba ari wowe ugira ute abagore bura duteye ubwoba niba ariko wenda tutari ba providers mu buryo bumwe
agira gutya agacishaho, mana we ukabura murebye ikijisho, yakongera agacishaho ukavuga uti kuyamaze kuyarangije, akantu kose bigasa nkaho wagira ngo we yakuremereye. Ariko ndashaka gushimira n'ukuri abagabo bita ku ngo zabo bakabiba bagakora ibishoboka byose mu gihe iminsi ari myiza. Ndashaka kubwira ngo uwo mugore ntabwo ari umugore wawe uri kubikorera, ibyo uri kumubibamo hari igihe uzabisarura, Nibaza ko nanjye naje kugenda niyubaka buhoro buhoro. Nibaza ko uyu munsi imbuto yambibyemo ntabwo aregreta, parce que nta nubwo yabikoze azi ko wenda nzamera nanjye neza gatoya. Ariko today twese turi balanced, ariko izo challenges zarabayeho aho mushobora kugira credit mukarara mwumva umubiri ukajya ngo ni nka chimiotherapy. Nigeze kubwira Imana ndabane Imana kumbe chimiotherapy urabona bishibavuye byaba ngo n'umuriro, ndabane ntayo numvise, ariko nibifitanye isano na ya credit donc sizi kubyumva nibifitanye isano na ya credit aho mushobora kuryama ukumva umuriro mu mubiri mbega credit ideni bene data tundarizi. Aho abantu bashobora kugera ahantu abana bakajya kwiga, mwari mufite uburyo bakagera hagati, ntimuri bubasubize inyuma, ntibari bukomeze, bikaba ngombwa ko mwiyakira. Aho twarahanyuze ikintu bitira kwiyakira, abana bagataha bakicara mu rugo, ariko mukaba muzi ko bazongera bakiga, c'est pas la fin du monde. Ariko ntibizarimo blaming culture cyangwa se gucurirana, utangira ubwira umuntu ngo bari kuri umunebwe kweri ngo wabyutse ukajya ku muhanda gushakisha, arabyuka ajye. Ni saison, ariko saison iratambuka. Giye ikintu numva nabwira abagabo cyane cyane ko navuze ko ndi butinde ku mugabo mu marembo, ndashaka kubwira abagabo mbashimira nukureka Betty ari abagore beza pe, ariko hari n'abagore baba babi, ntabwo ari aba women ariko barahari, sibyo? Nukuri ari abagore bagorana pe. Reba Yobu umugore we, sibyo? Umugabo ahagaze neza, akoze ibintu byose mu rugo, ngo yari umugabo w'icyubahiro mu burasirazuba, agakora buri kintu cyose, agatanga, agafasha abana be, agatanga ibitambo by'abana be, akajya gukorera Imana byose. Ariko umunsi umwe haje crise, haje ibibazo, ari byo wambazaga, umugore yamubwiye ngo ariko ngo ubundi ngo iyo Mana wayitutse. Buriya njya nibaza mu kawe Yobu, yamubwira ati wapfuye, yamwe ngo wayitutse ukipfira. Njya nibaza impamvu atamubwiye ngo wapfuye, kuki arinda kubanza gutuka Imana ubundi akabona gupfa. Uyu mugore ntabwo yarakijwe neza, cyangwa se nta nyigisho za fermis basimbizi, ariko ubona hari ukuntu yamubwiye ngo tukiyo Mana. Nivuga ngo uburokore nyabwo cyangwa se kubaha Imana nyabwo ntabwo ushaka kubimenya hataje ibigeragezo. Bibiliya ivuga ngo surely, ijambo rivuga ngo surely, nivuga ngo byanze bikunze ibizaza. Nubwo wasenga, nubwo waba umunyamavuta ukavuga ngo ndabyirukanye, hari ibintu biza. Ariko ni gutujera saison. Hashobora kuba saison rero z'ibibazo bitandukanye. Yambwiye ngo wayitutse undi ukipfira. Ariko turabona nyuma Yobu yarabyaye. Buriya si madamu nyine babyaranye. Ariko twirinde kuba abantu bahindagurika mu masaison n'ukuri. Twirinde kuba abantu bahindagurika, urumva? Kandi jewe ikintu naje kumenya, naje Imana ni ikintu Holy Spirit yanyigishije, kivuga ko urugo rw'abantu bizera Kristo, wenda bizera Imana, kandi n'abandi batandukanye bizera Imana. It's a kingdom home, n'urugo rw'ubumana. Ni kuvuga ngo n'urugo, yabivuze neza hamwe director DG ari, ni urugo ni kingdom home, n'urugo rw'ubumana. Niba urugo nubwo tururimo, jewe n'umutware wanjye, sibyo? Wenda tugize ishami muri urwo rugo, ariko twemereye ko nubwo ari umutware naye nkaba umufasha, ariko hejuru ye, hejuru hari umuntu providing. Tugomba kwiringira Imana nka provider w'urugo rwacu, apana kuri kwirimita ko umugabo wenyine ari we provider, kuko isoko y'umugabo wanjye ishobora gukama, ariko isoko ya Kristo ntabwo ishobora gukama. Wundi ureberera urugo ntibishoboka. Nonza kuvuga ngo if my home is a kingdom home, urabyumva ari urugo rw'Imana, rw'ibwami, rw'ibwami. Nose ibwami barashoma, ibwami barakena, ibwami barya nabi. Icyo gihe I change everything. Ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo na providinze cyangwa umugabo ya providinze, ariko ngomba gutegura nk'aho ari urugo rw'ibwami. Ninjya kugura, parce que iyo ugenda kugura wibuka ko umugenzo watabikoze, ukajya kugura amashuka, ukajya kugura ibisorori, ukajya kugura ibizakoropa mu rugo, ukibuka ko ari mugenzi wawe wanaguteranye, kabone niyo yaba afite izo ngeso, ukabikora gutyo uba offense. Ariko iyo uzi ko hari Imana ireba urugo rwawe ikakureba nk'umumisiyoneri mu rugo rwawe,
ukabishobora. Ntabwo rugomba gukena, ufite Imana, ugomba gutambuka kabisa ukatambukana umucyo. Kandi mwanakena murajidebriye. Twe twagize mukanabirinda abana. Sinzi umumama dusengana hano ngo yigeze guha abana be mukaru banywaga amata. Ubundi mukaru si ikibazo, nkatwe twayinyoye turi bato si ikibazo. Ariko nk'abana banyoye amata bakabona mukaru ubwa mbere, ashobora kugira ngo ni ikindi kintu cyaje. Hanyuma mama arababwira ati mwabonye muze mufate hot chocolate, ari utwana dutoye. So bo bajya ni hot chocolate. Urabyumva? Batambuka muri icyo gihe bazi ko mukaru ari hot chocolate. Bakuze nibwo bamenye ko yari mukaru. Rero twebwe tuba mu kanserege, hano bita mu kanserege. Ndashaka kubabwira ko Mwuka Wera yubaka urugo. Sinzi niba nabarambiye, ariko Mwuka Wera. Reka mbabwiye tuba hano hepfo mu kanserege, ahantu hatari hana clôtier, hari hana portail. Donc urwo twarubatse ntako tutari twagize. Aradushirana tubona portail ntayo. Abantu bose rero bakatira mu kanserege bakatira iwacu, abo byoroheye. Hano hafi y'urusengero rwa kanserege. Ariko nyuma twaje kubavugurura tuhagira neza na portail ijyaho. Urumva ko byahindutse. Kubera ukuntu twanahubatse turi mu butayu, twibagiwe yuko abakozi bafite ahantu bashobora guca bajya mu byumba ntibadaciye muri salo. Icyo gihe abantu bariyubakiraga, umukozi agaca muri salo rabido aririmba urashoboye mwami Yesu ndabizi, uko aciye nko muri salo. Tuza kwibuka yuko twabyubatse nyine bicuritse. Ariko same house twarayihinduye dukora open kitchen, aho kanserege ka open kitchen, dukora ibintu byiza. Oh my god, ibintu biba bizima, ubona ni byiza. Ariko aho hantu kanserege twari dufite boutique ireba mu gipangi wacu. Iyo hari ibigeragezo mwabashakanye mwe, Imana ishira naho bahahira. Akabutike ko mu kanserege karebaga iwacu, tugashiraho amazi, tukaba dushizemo umutwe bakaduhifu. Urumva? Ariko yego bakaduhifu. Ariko mana ino habarishuza yo kuri boutique wagira ngo baraguhaye uwo munsi nyine bagahita bakwishyuza. Je ntabwo nari nzi ko ariko bimera. Bakaduha ifu, noneho tugafata rimwe na rimwe tugakora nka sardine. Ikindi gihe rero Mwuka Wera niwe nashaka kuvuga. Ugiye ni inshuti yanjye cyane. Jewe he is my friend. Kuko jewe iyo muvuga si fanatism. Jewe yaranyubatse ku buryo urugo niba nkirurimwe imyaka ni kubera Mwuka Wera. Ya ndibuka ndi Jeune Marie nigeze kwiha gahunda umugabo wanjye yakundaga na computer cyane, nkabona ntabwo ari kutwitaho. None ari ndamukingirana. Ndamukingirana neza kugira ngo byiburaze gutaha ankomangire tujye inama. Nimaze kumukingirana ntimuzagiye mubibwira nuko biri online. Hanyuma noneho maze kumukingira Holy Spirit arambwira ngo kingura. Nkingura ataraza, nkingura nta makimbirana araza, atashe agira ngo ndumukobwa mwiza. Ariko nari namufatiye icyemezo iryo joro. Iyo Mwuka Wera atamanuka byari kuba bibi. Reka rongere kuri ibyo by'ubutayu. Hanyuma nza gufata amagi, ndayakatamwo gutyo mureti, ndawuteka ndawukata mu bice bine. Hanyuma nkora isosi irimo, ugoma no kubyikorera icyo gihe. Isosi nyirimo tomati, na twantuza kibimagi byose, twatundi twose. Betesha. Noneho ndangije nshiramo wa mureti, umuntu urabyimbye. Umera nk'inyama neza. Urumva umera nk'inyama neza. Tukasonga bugali, tukatia tupima ndani. Mu esprit moya bien. Tukadame. Ya ariko mwaretse bene data. Ni ukuri. Nukuri tubona ni byiza turahatambuka nta nubwo nzi ko nubwo butayu bwarangiye. Imyenda ntisaza cyane mu butayu. Sinzi ya indi mwamara agiye mugura buriya ufite iminsi myiza, ugomba ufite iminsi myiza gura kenda gakomeye ko kazagusa ntabwo kazapfa gucika mu butayu. No turonko twonguto tugenda tubitambukamwo tugiye tubona ntibari kuri uruziko abantu iyo bari gukira batabimenyara ariko vuga ngo wealth. Buriya wealth reka mbabwire ikintu cya mbere ubukire buriya si ubukire mubona nabantu ngo bagenda muri za 0 km. Ubukire ni ikintu ufite gifite ubuhamya. Ako ntabwo nazi niyo mpamvu ntabwo nakwifuza umuntu ngo nuko atwara imodoka iruti yanjye ashobora kwitwara idafite ubuhamya. Sibyo ubuhamya ni ikintu wabonye utagikozemo ibyaha kandi twakibona mu buzima bwiza uzi neza ko n'umutima wari umuhanuzi ko icyo kintu ari ikintu kisobanutse. Amen. So nibyo nibwo bukire giye mbona kuko urumva bukire bubona 20000 mugasigara mufite 20000 ntashire kugasigara uri kuri momo ukabona ijana ntibivaho hari ubukire burenze ubwo ra none ukajya kubona ukabona ya 100000 nashatse kubabwira ka kantu ko kuri konti nabanje kugira 100000 naba ayabyitwa ko adahari ndazamuka ngera ku kintu cyane na 500 ndaba nzajya nibwira ko 500000 atariho
agafu ka nyuma rero nkavuga biri hejuru yayo tuvuge. Donc wenda sinzi nivuga ngo yandi ugenda uvuga ati ndumva aha twizeye buhoro hanyuma tuza gusanga none se ufite miliyoni kuri ntuza kuri momo cyangwa se mu 300 uzi ko uterura telefone ukumva yenda guturika. Ariko urumva bya bintu byaranyuzemo. Ushoboye kwishura inzu utanduranyije, hari igihe wenda byatugoraga tukihisha aho dukodesha, none dusigaye twishura inzu ku buryo umureba ukumva uratinyutse, kumva amubwira ati ngwino kabisa, ngwino ahubwo waratinze. Iyo ni success. Buhoro noneho ejo ukagura akabanza ka miliyoni 4, akabanza ka miliyoni 5. Buhoro ukavuga ati aka kabanza mu by'ukuri nkeneye inzu yo kubamo ngo tuyiraremo cyangwa nkeneye inzu twacuruza. Buhoro mwamara kugura inzu yo gucuruza, ejo mukaboramwo miliyoni 20. Miliyoni 20 ntizibonetse, noneho ntabwo muragura yanzu yo kwasha kubamwe, ariko byibura wungutse kuri yanzu wagurishije, ugize icyo wunguka. Pole utenze kujya kure, umugisha Imana itanga uratungisha kandi nta mubaro ujya nyuma. Reka aho ku rugo mpihorere, noneho ndangirize kuri ka kantu k'abana. Nakabana nkavuge sinkavuge. Oya shamwe aritse tugataha. Avugeho dusoreza n'ukuri. Ako kabana rero kamwe bavuze ngo ntabwo iratana 1 seconde. Ndashaka ngo ikintu cya mbere tubabarire ababyeyi bacu bidushobokeye, tubabarire ababyeyi bacu. Iyo ukura niho umenya ko ababyeyi ntabwo wenda yagutaye, twende tubimenye kuko tubaho okegeye ntibyambayeho, ariko nzi ko hari abandi tujya duhura nabo dukanseringa ugasanga abitsi by'umubyeyi umwe yamubwiye sibyo nundi, ariko mu by'ukuri sinshaka kugira icyo nsenya, uriya ashobora kuba yaragiye kubera kutamenya Imana sibyo, ubwoba abantu n'ibintu byinshi bishobora gutuma abantu bagenda karande, imyuka itandukanye. Mu by'ukuri umubyeyi agomba kuba responsable, ariko mu gihe batabishoboye hakabaho iyo myaka ibikomere biraza pe. Ikintu cya mbere ubuhoro wumva iyo uri muto, ndibuka hari imyaka byantiraga complex, nk'ubu imyaka mfite ntayo nagira pe, ariko that time uri ku ishuri ukagenda ukabona bakakubaza nguri mwene nde, iryo jambo ryo ryangoraga mwene nde. Ariko maze gukizwa mvumbura umugabo muri Bibiliya witwa Melkisedeki, ndamuvumbura udafite inkomoko, mujya mumusomara ngo ni umutambyi w'i Salemu, ngo ntafite ahava. Ndavuga ngiye ko matara Melkisedeki, ngiye muri famille ya Melkisedeki, niba uyu mugabo yarabaye. Hanyuma Abraham akamuzanira icya 10, agatinyuka akamuzanira icya 10 ari umugabo udafite inkomoko. Menye ko abantu nkanjye association yacu ifite aho ibarizwa. Nahise numva nezerewe pe, kandi muri Genese ndavuga ni Imana ushimwe ko abantu bahari. Aho iyo periode ya kera kuba muri communauté yacu y'Abanyarwanda ni ikintu babazaga kandi bakakibaza n'umutima mwiza. Hano twajya tujya kunywera amata y'ikivuguto keri Burundi bujarahazi, bakatubaza ngo yewe mwana wawe habaga amata n'ahandi, yewe mwa uruwande. Ijambo uruwande twagiye kunywa ikivuguto kigeze hagati, nakoraga cyanyuma gutya nkavuga ni Imana ndafashwe. Urumva icyo kintu kumva udafite ahantu mbega utafite ntuza, noneho udashobora kukizana ngo ukigane n'umubyeyi wawe wenda ufite, kuko ntuzi ibikomere yagize, akagutinya akakwirinda. Muri baranadutinya kuko dukura dufite nk'ubukomere tumeze nk'ububalo bumeze ukuntu, none bakatwirinda bombi idaturika, natwe twese tukimana amakuru. Ariko ngize imyaka 33, niyo mpamvu ushaka kubwira ko ibintu byose by'ibibazo wahuye mu Imana ntabwo izabihomberamo nta segonde koko itakaza. Ibaze ko kuri 33 ans nari mfite gusa umuryango wa mama wonyine, imyaka 33. Vuga ngo nyuma se oya ntabyo mumbaje nzabibabwira neza. Naje kubona papa wanjye, mubona akijijwe, donc mbona umupapa ukijijwe, mbona umupapa utakenye, umupapa utazaza kugusaba itike wenda uvuye ngo hamuhure, byarashoboka ko duhura nkamusanga ku Bugoro. Ariko Imana ishimwe ko ari umupapa uri amahoro, uri stable, ko ndashaka kumenya niba koko uwo muntu we vraiment. Hanyuma noneho nsanga afite umuryango. Imagine jewe kwa mama tuvukana turi nk'abana bageze nko kuri 5. Ariko imagine uko namenye papa kuri 33 ans, sanga nawe ntabwo yicaye afite abana. Babana bageze kuri 6 cyangwa 7 sinzi. Ibaze ubwari 5. None Imana ikwihereye abavandimwe muri Kristo Yesu ku buntu no mu maraso. Ikaguha abantu bageze kuri 7.
utigeze usengera, utigeze ugira ku mavi, Imana ikaba kwihera. So nuvuga ngo Imana izakugarura imyaka inzige zariye. Ibi bintu byewe niko mbibona. So imagine noneho wari ufite 5 no ugize bangahe 12, ugize 12 kandi bubatse bafite ingo basenga, bamwe n'abanyamasengesho, umva ndi hano bamwe sinzi baba muri diaspora benshi. Noneho ukumva vraiment sinzi ngo abari he, abari muri Canada, abari muri Australia, abari bakagusengera, abakijijwe bakagusengera bakabati she's our sister. Sinzi ko byumva none ugasanga abo bantu bose bari aho n'abantu warababuze ariko umunsi umwe urababonye. Ariko ibikomere byo ngiye kubwira umuntu utabonye mu myaka 33 ishize, utagira ngo nubwo yaza gukunda, nubwo yaza gukunda gute bafite urukundo rwinshi uwo muryango. Umva mvuye kumfite wundi wa mama haje babandi umva badafite ibibazo, batafite ibibazo pe nabambabeshe bimereye neza, wagira ngo bavukiye mu ijuru, Imana ibashira hano. None bagahura nawe wabaye umukaro barakari imyaka 33 bakwivugishiriza neza bateta. Icyo gihe so umutima wirabura n'ibyo bintu byose ni Holy Spirit washobora gukora ako kazi. Kuko baranagukunda cyane ugatushiraho defensive mechanism. Kwavute abantu ntibamenyere. Kame imyaka yose bamaze bari he. None bashaka kuza nkaho Syrianite none barashaka kuza gutyo nabyo bikaza ukundi. Ariko ikintu nshaka gukomeza udafite abo bose. Wenda nta papa ufite uri hafi nta mama. Dufite Imana irera, Bibiliya tubwira ngo ibesha mu mazu. Ntabwo ari papa, nta nubwo ari mama. Ibesha mu mazu. Abadafite shinge na rugero ikababesha mu mazu ngo bagakura, ngo bakaba abantu babagabo bakaba delivered bagakora ibidasanzwe. So ndashaka kubakomeza kandi nubwo waba utamufite cyangwa se harabajya kumenya amakuru agasanga yarapfuye, ariko ntumenya ukuntu Imana izabikora bikazava mu bintu byiza. Uyu munsi I'm a stable mother kandi nukuri nta affection mbuze. Affection paternelle nayiboneye ku Mana Data ngeze mu gakiza, Yesu arayima. Ubundi umukobwa wiwiteka cyane ku buryo umfite affection paternelle iva mu bumana ku buryo ubu mbanzi yuko Yesu niba ari umuntu umwe yari gupfira ari kubajye umwe gusa, hama yo wenda baba babiri ari kubamwo wowe, ariko urabyumva. Ariko uwa mbere numva ari jewe. Ibaze that affection. Nangaga ikintu cyitwa Imana Data, ntamwanga cyane ariko ntashagura na muzee wo mu ijuru. Abantu bakajya bivugisha ngo ni muzee wa zamani. Sinzi kuzi abarokore bakira baba Pentecote bajya basenga mu Kiswahili hariya hirya bitwa ba mama ntose, ngo ni ngo mzee wa zamani, ngo amefanya kazi. Nkajya mureba gutya, mureba amefanya kazi gani. Nkumva sinshaka papa, sinshaka iryo jambo papa. Nkumva iryo jambo rirankomerekeje. Mungu umetenda mema basengaga mu Giswahili kera abantu ba wokovu. Noneho nzagura n'umama twasenganaga muri Full Gospel, umuryango wa Full Gospel nk'uko muza muri Women Foundation Ministries. Noneho uwo mama akaba ari inshuti ya papa we cyane. Biroroha ko iyo umuntu ari inshuti ya papa we cyane abi inshuti y'Imana Data. Gero ko ntabwo nafite iyo gap, byabaye ikibazo gikomeye kuvuga ngo papa. Numvaga gose ariko uwo mama yari inshuti ya papa we cyane, uwo mama twasenganaga. Noneho ugenda mugana igihe nihishe muri Mwuka Wera, arangije ngo bari abantu ngo shami nyo ntabyuzi ngo nibyitso baragendana, ngo burya ngo Imana Data na Yesu na Mwuka Wera ngo ntibasigana, ngo ntiwakunda umwe burya nibyitso baragendana. Numva ndababaye ntiburya bakundana bigezaho umusizi ko mu byumba. Nawe se nihishe muri Mwuka n'ubundi ni bamwe. Amarangije arambye ati ngiye kugusengera, uburyo uri inshuti ya Mwuka Wera nanjye ngiye kugusengera uzakunde papa wo mu ijuru. Sha wa muzee kabisa twarakundanye, ubu ngo tubanye neza. Ngo tubanye neza. Murakoze.